amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we. Twabasabye yuko umuryango we, madamu we nabo bari bari kumwe aribo binjira, noneho nibarangiza bafunge dukomeze batunganye umuntu, noneho nibarangiza turakomeza turirimbe, mu gihe nibarasoza turababwira izindi gahunda ziza gukurikiraho. Avuye muri filmu twafata hari uwo mutipe avuye mu nzira mwana bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, zaba marina twese aho turi duhaguruke. Amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ugazahamagara amazina yawe bose mu gitabo. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamukuye amaraso y'igiciro cyinshi, aratashye intwari y'Imana. Umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere, uvuka wabereye benshi urugero rwiza, wigishije benshi gukomera, wigisha benshi kubabarira, watwigishije kubana n'ibikomere, tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho, utwigisha kubana nabyo, udusigiye umurage w'urukundo, amateka yawe tuzayasigasira. Ntuteke kuva mu mitima y'abakunzi bawe, tuzajya tubizirikana, twibuka ineza yawe, twibuka ubutabazi wagiraga, warebaga isura cyangwa inzira y'umuntu, umutima wawe wawuzuye urukundo rwinshi, udusigiye umurage mwiza. Twebwe abawe turakukunda, turakuzirikana, usize amashami, ikivi cyawe tuzacyusa. Pasiteri Theogene, tukwifurije iruhuko ridashira. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kugira gahunda z'Urugendo TV, aho uri hose udukurikiye turagusuje, by'umwihariko wafunguye kino kiganiro. Imana iguhe umugisha. Kuri uyu munsi murabona ko turi ahangaha ku bitaro bya Kacyiru, ariko turi guhaguruka twerekeza mu karere ka Rulindo. Ahangaha tuvuye mu karere ka Gasabo, aho tugiye gusezera Pasiteri Theogene Inzahuke bwa nyuma. Turabanza kujya kumusezerera mu rugo aho atuye mu karere ka Rulindo, aho yari asanzwe atuye. Turava mu karere ka Rulindo twerekeza mu karere ka Nyarugenge kuri ADPR Nyarugenge, niho turi umusezerere bwa nyuma. Turava mu karere ka Nyarugenge tujya kumushyingura i Rusororo. Ubu rero murabona ko twageze mu rugo, hari abantu benshi batandukanye, cyane cyane twavuga ko ari abamenyekanye cyane muri gospel,
baba abahanzi, abaririmbyi, abapasitori ndetse hari n'abakinnyi ba filime batandukanye. Ibinyamakuru byinshi byo birahari nk'uko bisanzwe, ngira ngo mwarabibonye ko pasiteri yari umuntu w'abanyamakuru cyane, abanyamakuru bamukundaga cyane bikomeye. Niyo mpamvu mura ko bari hano, ibinyamakuru bitandukanye, byaba ibinyamakuru byo kuri YouTube, ibinyamakuru byo ku mateleviziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika biri ahangaha. Tugiye kumusezerera nk'uko nabibabwiye, tugiye kumusezerera ahangaha mu rugo. Turava mu rugo, abatabashije kuza mu rugo barajya kumusezerera i Nyarugenge kuri ADPR y'i Nyarugenge. Mureke mbareke mukomeze mukurikire umuhango wo kumusezera hano mu rugo. Ngiye kubereka uko mu rugo byifashe kugira ngo muze gukurikirana uyu muhango. abantu mwinjira mwese twabasabye yuko umuryango we, madamu we nabo bari bari kumwe aribo binjira, noneho nibarangiza bafunge dukomeze batunganye umuntu, noneho nibarangiza turakomeza turirimbe, mu gihe nibarasoza turababwira izindi gahunda ziza gukurikiraho. Avuye muri filime twafata hari bafashe hari uyu mutipe avuye mu nzira mwana bazahurira mu ijoro n'abazaba bariyo zaba marina twese aho dore duhaguruke amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwo
zahamagara amazina yawe bose mungita. Niturangiza gusenga Imana turaririmba. Muri uko kuririmba turaba turimo gusezera bwa nyuma kuri umushumba Pasiteri Theogene Niyonshuti. Turabikora gute rero? Turaza kubikora muri ubu buryo. Abantu turabinjiza, hari protokole irimo imbere irabereka aho mugenda munyura, n'ubundi gusohoka ni ahangaha. Uko babereka uko muri bubikore niko muri mubigenze, kugira ngo abantu mwinjire munasohoke hanyuma dusezere. Ikindi nuko abasezereye hariya kwa muganga, aho tuvuye kuri morgue, ubwo rero bo rwose batubabarire, ntago bongera gusezeraho kuko babikoze. Ubwo rero reka tubikore muri ubwo buryo. Ndatekereza yuko babishoje. Reka dusabe umushumba Jean Claude tumuhe umwanya, hanyuma aze gufata akanya ko gusenga Imana. Narangiza gusenga Imana turakurikizaho izo gahunda zose tubabwiye. Murakoze kwihangana no gukomera guherekeza hano mu rugo Pasiteri Niyonshuti Theogene. Ntabwo bitworoheye, igihe gikomeye, igihe cy'umubabaro, ariko dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Turabashimira kandi ukuntu mutabara mwaje muri benshi kandi baho umugisha. Uyu mwanya bampaye wo gusenga, dusengere muri iri jambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Aravuga ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Tuba twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twega abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Dusenge Imana. Mana ishobora byose, Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru, niwe waturemye natwe turi abawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Turizeye neza ko uri hano, turizeye neza ko wageze hano muri uru rugo kwa Pasiteri Theogene, ukaba waje gutabara umuryango, ufasha n'abana n'inshuti. Abari aha twese dukeneye ihumure ryawe, dukeneye kandi ibi byiringiro ijambo ryawe ritubwiye yuko abasinziriye muri Kristo hari ikindi gihe tuzongera kubabona. Impanda y'Uwiteka izavuga, abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, abazaba ariho natwe duhere ko duhindurwe tujye kubana n'umwami wacu. Ndasaba ihumure ryawe muri uyu mwanya. Ndasengera abantu bose bari aha ngaha kugira ngo Mwuka w'Imana, ijwi ry'Imana ribane natwe. Iyi gahunda iri hano ubane natwe, duhumurize, kumva ijwi ryawe, tubabare turire, ariko tubabare dufite ibyiringiro, kuko iwacu ntabwo ari ino ahubwo
hari ahandi baduteguriye. Musengere umuntu wese uri aha kugira ngo tuzagira iherezo ryiza rikwiriye abera, rikwiriye abagukoreye. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turagira ngo twongere tubahe itangazo nk'uko twese twaje guherekeza uyu mukozi w'Imana, mutwemerere mwumvire protokole uko imeze. N'ubundi nitujya no kugenda mu mamodoka yacu, buri wese araza gufasha abadafite imodoka, birumvikana. Ariko n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda badusabye yuko habanjije korobiyari, ibyo byaba byiza, noneho undi wese akaza gukurikiraho nyuma. Mubyubahirije gutyo gahunda yacu umunsi yagenda neza ikoroha, kandi Yesu abaho umugisha. Reka rero dusaba abashumba mwese muze muherekeze, noneho n'abandi muze turagenda dukurikiraho nk'uko protokole imeze hano imbere. Ubwo rero baradushyiraho umuziki hariya mwiza ugendanye n'iki gihe kugira ngo bikorwe neza. Rero abashumba mwihute munyure hano, abapasitori bose munyure hano muherekeze, ariko namwe muragenda musohoka no kugira ngo n'abandi babone uko bagenda binjira. Wa muziki badufashe bawuzamure kugira ngo bize kudufasha. bari hari amechaka kufushina rwose nakanya Mwebwe muturutse mu marembo rwose mufungure inzira abantu batambuke bihuta, kandi mureke iki gice giturutse hano hepfo aricyo gisezera, wenda mujye mugenda muzenguruka inyuma yabo, ariko byose bikorwe neza muri gahunda. Murakoze cyane. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamuhoye amaraso
wigishije benshi gukomera, wigisha benshi kubabarira, watwigishije kubana n'ibikomere, tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho, utwigisha kubana nabyo, udusigiye umurage w'urukundo, amateka yawe tuzayasigasira. Nuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe, tuzahora tukuzirikana, twibuka ineza yawe, twibuka ubutabazi wagiraga. Ntiwarebaga isura cyangwa amavukire y'umuntu, umutima wawe wari wuzuye urukundo rwinshi, udusigiye umurage mwiza. Twebwe abawe turakukunda, turakuzirikana, usize amashami, ikivi cyawe tuzacyusa. Pasiteri Niyonshuti Theogene, tukwifurije iruhuko ridashira, ruhuka mu mahoro. uri ahantu heza n'umutima imbere ajya muri frame yanjye mwana umugeni wa Kristo urahirwa kuko wapimye mu mwanya gatoya oya igira imbere gato cyane. uyu munsi umwe uruhutse imirongo n'imihati ya hano mu isi, hanyuma ya mirimo yose twakumenyeho, ya mirimo yose w'umuremezo ku giti cyawe, ya mirimo yose imiryango y'abakuzi abandi batakuziho, iyo yose igiye guherekeje. Ruhuka pasiteri wacu, ruhuka. Wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera, ya mihanda wajya kujyaho ukaganiriza abana bo mu muhanda, iyo mirimo igiye guherekeje. Ruhuka. Bikore neza muri gahunda, kandi abarimo kugera hariya mugakoresha amatelefone mufotora rwose ntabwo tubibemereye. Mukore neza muri gahunda ibyo gufotora aho ngaho no kwitabira telefone aho ngaho imbere rwose, mureke tumuhe icyubahiro kimukwiriye nk'umukozi w'Imana. Protokole muri mwe imbere binjire telefone bazishyize mu mifuka, telefone babyihorere. Ije abo bantu bafungura inzira aho ngaho, abo bantu bafungura inzira basohoka aho nuko batambuka mu marembo mufungura inzira. Andrea mu marembo aho ngaho bafungura inzira abasohoka bihuta. Wabaye intwari
umugeni wa Kristo aratashe asanze umukunzi we wamukuye amaraso y'igiciro cyinshi aratashe umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere uvuka wabereye benshi urugero rwiza wigishije benshi gukomera wigisha benshi kubabarira watwigishije kubana n'ibikomere tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho utwigisha kubana nabyo udusigiye umurage w'urukundo amateka yawe tuzayasigasira ntuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe tuzajya tubizirikana twibuka ineza yawe twibuka ubutabazi wagiraga ntareba gusura cyangwa inzira y'umuntu umutima wawe wawuzuye urukundo rwinshi usigiye umurage mwiza twebwe abawe turakukunda turakuzirikana usize amashami ikivi cyawe tuzakiza pasiteri Theogene tukwifurije iruhuko ridashira ruhuka mu mahoro ruhuka umugeni wa Kristo urahindurwa kuko wapimye mu butayu uyu munsi wa none uwo mutima w'imihati iri hano mu isi hanyuma y'abantu yose twakumenyeho umuntu yose uremezo ku giti cyawe yamenye yose imiryango y'abakunzi bawe batakuzeho yose igiye guherekeje ruhuka pasiteri wacu ruhuka wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera ya mihanda ujya kujyaho ukaganiriza abana bo mu muhanda iyo ni imijyi iguherekeje ruhuka bya biryo wagiye ugaburira abashonje ni ukuri ndahamya neza yuko wabitsagaho inyenzi n'igisi bitagera ikindi tubasaba nyine hari abashinzwe umutekano w'umuhanda bagira ngo baze kudufasha no kutuyobora mureke rero baze kudufasha batujye imbere namwe mubone gukurikiraho babasabye iyo gahunda muyubahirize twakubonye uzenguka igihugu cyacu cy'u Rwanda bene bicare ujyanye mu modoka byose kugeza ku munota wa nyuma ucyuye izina ry'Imana pasiteri wacu ruhuka pasiteri wacu ruhuka natwe tuzagusangayo